Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bibane namwe. Mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya, aho dukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Muramutse rero mugize ikibazo mwatwandikira kuri email urinzwe.faustino@gmail.com. Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, akaba ari njye mukomeje kubana muri no gahunda ya Soma Bibiliya. Nababwiye yuko rero dukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Ubwo akaba ari Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo w'Ubwongereza. Rero akaba ariyo mpamvu ndarikira buri umwe wese kugira ngo ubasha kunyumva cyangwa n'uzanyumva akore subscribe kugira ngo ino gahunda ijye irushaho kumugeraho. Rero ino gahunda mu kuyitegura gutya ni ukugira ngo twumve icyo Imana ituvugaho umunsi ku wundi, tumenye Uwiteka adushakaho iki. Rero nababwiye yuko dusoma isomo riri mu isezerano rishya ndetse n'isomo riri mu isezerano rikuru. Munyemere rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushima ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe. Turakwiragije kugira ngo ukomeze kutwiyoborera kandi uduhe kumenya neza icyo udushakaho. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, uyu munsi duhereye muri Bibiliya yera, muri Bibiliya yera muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 14. Muribuka neza igihe Yesu yumvaga ibya Yohana, igihe bari bamaje kumufunga, Yesu yahise ajya i Galileya. Ava i Galileya rero ajya i Nazareti, i Kaperinawumu, hagati y'iriya misozi bita ku nyanja nyine, hagati y'iriya misozi bita Zebuluni ndetse na Naftali. Rero ahangaha tugeze muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 14 ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ajye i Kaperinawumu, ibyari umuhanuzi Yesaya yari yarabivuzeho. None se yabivuzeho iki? Tuzabireba ku murongo wa 15 ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo bisohore ngo. Aha muri Bibiliya ntagatifu Matayo igice cya 4 umurongo wa 14, kugira ngo huzuzwe iby'umuhanuzi Izayi yavuze ati. Hano bakoresheje Yesaya ni kimwe na Izayi. Rero ntimugire ikibazo, ahubwo bishobora kuba ari impuzanyito, ariko ndumva bivugitse neza kandi byumvikana. Hariya Izayi ni kimwe na Yesaya. In Holy Bible King James Version, KJV, Matthew chapter 4 verse 14, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying. Kubasobanukiwe n'ururimi rw'icyongereza murumva yuko hano ibyavuzwe nyine n'umuhanuzi Yesaya byagombaga kuzura. Hanyuma yavuze ngo iki? Tuzabireba ku murongo wa 15. Muri Matayo mu itangiriro, muri Matayo tumaje kuhasoza nk'isomo ryo mu isezerano rishya. None se muvandimwe, wowe Imana yakuvuzeho iki? Imana yagusezeraniye yuko hari itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana igira ite iguha. Bavandimwe rero ahangaha Yesu kujya hariya cyangwa kwimuka, ntabwo yenda twebwe dukeneye ubundi buhanuzi, ahubwo twebwe dukeneye kubaha kandi tukumvira ababyeyi bacu dukurikije iki itegeko ry'Imana ritubwira. Mwitangira igice cya 4 umurongo wa 6, Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Bavandimwe, ahangaha ni igihe ituro rya Abeli ryari rimaje gushimwa, irya Kayini riragawa. Nababwiye ko ku munsi w'ejo hari amatsinda abiri. Hari itsinda ryumvira Uwiteka, hari n'irindi tsinda ritumvira Uwiteka. Iyo rero itsinda ritumvira Uwiteka rigezweho n'ingaruka z'ibyo ryakoze, birabarakaza kandi bikababaza. Uwiteka ari kubabaza ngo
ni iki kikurakaje kandi n'ikitumye ugaragaza umubabaro mu gihe utumviye ibyo Uwiteka yavuze? Bavandimwe rero, ahangaha ndumva ari icyo ngicyo twakwigira kuri isomo ry'uyu munsi. Intangiriro igice cya 6 muri Bibiliya ntagatifu, Uhoraho abaza Kayini ati urakajwe n'iki kandi n'iki gitumye uhinduka utyo mu maso? Bavandimwe, ndumva nta kibazo kandi biri kumvikana. Icyaba yenda kidahuye wakandika muri comment maze ukambwira. In Holy Bible King James Version KJV, Genesis chapter 4 verse 6. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Bavandimwe, murumva yuko biri gusa Uwiteka abagirire neza, Uwiteka akomeze kubabera byose ndetse no kubayobora. Byose mbibasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana yacu, Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje ko ukomeje kubana natwe. Izina ryawe rishimwe. Turakwihaye kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi ingaruka z'ibibi dukora ujye uziturinda, ahubwo uduhe guhitamo neza. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.